Yesu ashimwe cyane bene data, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kugubwa neza muri aya masaha yo kuba imbere y'Imana. Turacyari muri ibyo bihe byiza byo gusenga. Uyu ni umunsi wacu wa 15, tukaba dutangiye igice cya kabiri cy'amasengesho yo gusengera umwaka w'ibihumbi 2022. Niba wifuza kubana natwe kandi no gukomezanya natwe, kora subscribe cyangwa se sabone, ukurikire gahunda zose z'ijambo ry'Imana zinyura kuri iyi channel isaha imwe yo gusenga. Ushobora no kujoininga kuri WhatsApp, ukareba link kuri 078845558184. Reka dusenga Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse dusengere n'ibyifuzo by'uyu munsi. Mana yacu uri nyakubahwa n'amahanga yose, uyu mwanya ni uwawe. Abakubaha bonyine nibo baha agaciro ibyo uvuga, ni nabo babitegera amatwi. Niyo mpamvu mbasengeye kugira ngo ubahe umugisha wo kumva ubushake bwawe uyu munsi. Imbaraga zawe zibane natwe mu byifuzo dusengera, ube igisubizo mubyeyi mwiza, nshuti idahana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana tujye gusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi, ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso, cyangwa n'ubushake bw'umubiri, cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti, uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Izina ry'Uwiteka nishimwe, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndumva ashaka kwibutsa abantu twese twiteguye umunsi mukuru wa Noheli ejo bundi, ko umwami wacu Yesu Kristo yahozeho, ko yahozeho mbere na mbere, ko yabaye umuntu mu nda ya Mariya, ariko yarahozeho mbere na mbere. Izina rye niryongere rihabwa icyubahiro. Haleluya! Izina rye niryongere rihabwa icyubahiro. Uwo ni umwami. Dushimiye Imana rero ikomeje kubana natwe no kutwigisha ijambo ryayo. Muri uyu mwanya ndagira ngo dufate umwanya muto wo gutekereza ku bintu by'ingenzi, biri muri iri jambo. Imana yacu tugere neza cyane. Icya mbere ni uko Yesu yahozeho. Ntago ari uw'ejo bundi, ntago ejo ndi kuri 25 tuzagira anniversaire. Yahozeho. Ntago yavutse, ntago yaremwe, ntago ari ikiremwa. Yahozeho. Ni Imana, yari Imana, ahubwo nuko twagize umugisha wo kubana n'Imana, cyangwa se wo kwakira Imana mu isi. Gusa hari ibintu nka bitatu bibabaje, ndagira ngo se nk'ubisubiramo gatoya. Ijambo ryatubwiye ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ngo ikintu kibabaje ngo nuko uwo mucyo waje mu isi, ngo waje mu mwijima, ngo ariko umwijima ntiwawumenya, cyangwa se umwijima
ntiwabashije gutsinda umucyo, ariko birababaje kuba umwijima waragerageje kurwanya umucyo. Imana yacu tugire neza cyane. Uwo nguwo niwe mucyo w'ubugingo, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ni ukuvuga ubuzima bw'umuntu niwe ubumurikira inzira iva mu mwijima yinjira mu mucyo. Mwibuke ya magambo y'Imana twabonye muri bya bitabo by'abahanuzi, cyane cyane igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 8 ugana ku bice 9. Twabonye ko uwo yaje kumurika ahari hari umwijima. Twabonye umwijima w'uburyo butatu. Twabonye umwijima w'ibyaha, tubona umwijima w'igicucu cy'urupfu, tubona n'umwijima w'ibibazo, umwijima w'agahinda, umwijima w'imibabaro. Imana yacu tugirire neza cyane. Yesu rero aza yari agamije kugira ngo umwijima w'ibyaha abantu bawuvemo, bave mu mwijima umeze nk'igicucu cy'urupfu. Kurwara indwara ukaba ubizi ko uzapfa ntabwo ari ibintu byoroshye. Abantu bave mu mwijima w'ibibazo, w'imibabaro w'agahinda, wo kubaho batagira uwo batakiraho, batagira ubumva, w'ubukene n'imibereho bumva bihariye bonyine, bumva badashobora kuvamo. Ariko ndashimira Yesu, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro, ko yaje kugira ngo abantu bave mu mwijima. Icya kabiri ni uko hariho umuntu waje witwa Yohana, twaramubonye. Uyu ni wa muhungu wa Zakariya na Elizabeti babyaye bakuze. We yakoreye mu mbaraga n'ububasha bya Eliya, nubwo atabyeruye ngo abivuge, ariko abakomeje kuba hafi, bakomeje gusoma ijambo ry'Imana, bakomeje kuba hafi ya Yesu, bakomeje babihishura. Ko yarabivuga bati hari uwo nteguriza. Imana yacu tugire neza cyane. Nanjye ndashaka kubabwira ko ndimo nteguriza umwami. Nzi neza ko hari abantu benshi cyangwa bake bazumva ubutumwa bwiza bagahinduka, bakava mu ngeso mbi, cyangwa se bazumva ubutumwa bwiza bakaba ibyaremwe bishya, cyangwa se bagasubizwamo imbaraga. Bari batangiye kunanirwa ariko bagasubizwamo imbaraga kugira ngo umwanzi atabashobora. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uwo rero nawe ngo yaje ateguriza uwo mucyo, ngo cyakora uwo si we mucyo, gusa ngo nuko yaravuze ngo hari uzaza hanyuma, cyangwa se uzaza nyuma yanjye, ngo kuko yahozeho ntarabaho. Urumva ni ihishurirwa rikomeye cyane ryagaragajwe na Yohana hano mu gice cya mbere umurongo wa 6 ndetse no ku murongo wa 15. Ubu rero ngo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo. Uwo rero niwo mucyo nyakuri, kandi ubwo yayigaragazaga mu isi, isomo rya 3, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, ngo ariko ab'isi ntibamumenya. Imana yacu tugire neza cyane. N'ubu ijambo rye rivugwa ab'isi bataryitayeho, ariko Imana ishimwe ko ab'ijuru barishyiraho umutima. Gusa nyine ab'isi ngo ntago bamumenye. N'ubu niko ijambo rye rivugwa umunsi ku wundi, ariko ntago bamumenya. Niko linki y'ijambo ry'Imana iza, umuntu akavuga ati oya ndafungura urwenya, cyangwa se ndi bwumve ibindi, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ndi buribonere umwanya, ko yaje mu isi ari we wayiremye, ariko ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Isi niwe wayiremye, abayirimo bose niwe wabaremeye. Imana yacu tugire neza cyane. Igitabo cy'Imigani kirabivuga mu bice 8 ngo bwenge yari kumwe n'Uwiteka, ari umukozi w'umuhanga, ariko ibyaremwe byose ngo niwe wabiremye, ariko birababaje kuba abe bataramumenye. Imana yacu tugire neza cyane. Isomo rya 4, bicyakora nubwo bimeze bityo, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ibintu bibiri. Icya mbere ni abamwemeye, ni ababaye confessed, ni abemeye, ni abatsinzwe. Hari ugutsindwa, hari kwemera, hari abemera neza neza burundu, hari n'abemeraho gatoya, bakemeraho agace gatoya. Gusa abamwemeye, abatsinzwe bakamwemera, hanyuma bakongeraho kwizera izina rye. Hari abemera, abatsindwa ariko ntibizere. Yaba arwaye akaba atizera ko Imana ishobora kumukiza, akavuga ati ibyo byose hari izindi mbaraga zishobora kumufasha, ariko ntiyizere imbaraga z'umuremyi.
agahita yizera imbaraga z'ibyaremwe kuruta kwizera imbaraga z'umuremyi. Ndagira ngo nkutangarize yuko umuremyi wawe yaraje, umuremyi wawe arahari, umuremyi wawe aravugana nawe, umuremyi wawe ari kumwe nawe, umuremyi wawe ari hafi yawe, kandi ari hafi yawe kugira ngo akumurikire uve mu mwijima w'ibyaha, uve mu mwijima w'umubabaro, uve mu mwijima w'igicucu cy'uburwayi. Izere umuremyi wawe. Waramwemeye ni byiza, uri umukristo ni byiza, ariko wongeraho kwizera ko byose bishoboka. Wicika intege, aho kugira ngo ukore icyaha wahitamo gupfira muri Yesu Kristo, aho kugira ngo wimike ibitari Imana wahitamo gupfira muri Yesu Kristo. Ni amahitamo njye ntekereza ko yakubera meza. Izina ry'Uwiteka nishimwe, kuko n'ubundi uragenda ntibigire icyo bitanga kandi ukiteranya n'Imana. Nakugira inama yo kugumana n'Imana. Imana yaguhaye urugo, izaguha n'urubyaro. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Yaguhaye umugore, ikaguha umugabo, kandi mukundana, nta kizabuza Imana kugukorera igitangaza. Ndakwifuriza kugumana kwizera. Umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo ya 15 mu Gakiza aravuga ngo no ku byo tubona mu isi tugumane kwizera. Yesu niwe uzadufasha mu bitugerageza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana ni ukuvuga ko bibitsemo karite z'ubumana, bibitsemo ubumana, bafite indangagaciro z'ubumana. Kimwe muri byo turimo tuvuga ni ukuba mu mucyo, ni ukugendera mu mucyo. Imana yacu tugire neza cyane. Niba hari umwijima na muke uri mu mibereho yawe, hari ibyo uhishahisha, hari umwijima nubwo waba muke, ndagira ngo nkumenyeshe ko nta mwijima uba muto, ahubwo tera intambwe yo kwizera kugira ngo nubwo wemeye ube umwana w'Imana winjire mu mucyo. Kubaho ubeshejweho n'umushahara wawe birashoboka. Ushobora kuba ari muto ariko ntiwamenya uko Imana ibigenza kugira ngo ubeho kandi wubaha izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ntago rwose nkwifuriza kuguma mu mwijima, mu mwijima wo guhemuka, mu mwijima wa surfacturation, kuguma uzamura ujya guhaha ukongeraho ibiciro ukabeshya ngo urebe ko byahinduka, cyangwa se kuba wajya mu kazi ukarya na ruswa ngo urebe ko wakongera ibyinjira mu rugo iwawe. Ndakwinginze ndi imbere y'Uwiteka, mbwirijwe n'umwuka w'Imana ngo va mu kutizera. Wemeye Yesu ariko sohoka mu kutizera winjire mu kwizera, uba umwana w'Imana. Kuko numara kwizera uraba umwana w'Imana, kandi iyo uri umwana w'Imana ufite ubushobozi bw'ubumana. Ibyo usaba byose urabihabwa mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka nirishimwe kandi ryongere rihabwe icyubahiro. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Jambo rero yabaye umuntu, abana natwe. Emmanuel, twarabibonye ejo bundi, Imana iri hamwe natwe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo tubona ubwiza bwe ngo busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Ngo muri we rero, haleluya, huzuye ubuntu n'iki n'ukuri. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari ubuntu muri Yesu Kristo, hari ukuri muri Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndakwifuriza kuba muri Yesu. Ndakwifuriza kuba mu mucyo w'Imana. Ndakwifuriza kubana n'Imana. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 fata ingamba zo kubana n'Imana, kandi mu ngamba ufata ndi kugusabira kugira ngo utume n'abandi bantu benshi binjira mu mwaka wa 2022 ari abana b'Imana, kuvuga bemera Yesu Kristo kandi bamwizera. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iyi video nikugeraho ukumva ko ukwiye kuba umwana w'Imana, wemera Yesu kandi umwizera, ukagendera mu mucyo, ugasohoka mu mwijima, wigeze no ku bandi kugira ngo batangire umwaka wa 2022 bari mu mucyo. Tugiye kwinjira mu gice cya kabiri cy'amasengesho dusengera umwaka wa 2022. 2022 Imana ibe muri iki gihugu cy'u Rwanda. 2022 Imana ibe mu matorero dusengeramo. 2022 Imana nyir'ijuru n'isi yiyereka abarwayi. 2022 Imana iguhe mu rubyaro. 2022 Imana igutabara. 2022 Imana iguhe n'inzu yo kubamo. 2022 Imana ikwishyurire za minerivare z'abanyeshuri. 2022 Imana yohereza ubutabazi bwihuse. 2022 ushyingirwe. 2022 ubone umugore kandi ubone urubavu rugukwiriye. 2022 winjiranemo mu mucyo. 2022 ubane neza n'uwo mwashakanye. 2022 musubike divorce. 2022
mu izina rya Yesu cyashyuruka wo gutandukana. 2022 ntiwongere guhungabanya urugo rwawe, ntiwongere kugira umuntu uhungabanya mu kazi. 2022 ntihabeho impinduka mu izina rya Yesu. Haleluya. Akira ubuhanuzi n'amasengesho bijyanye byo mu 2022. Akira guhinduka, wiguma mu mwijima, wikomeza kubaho utazi umucyo, wikomeza kubaho utazi umuremyi. Data wa twese mwiza, 2022 Imana ikwinjize mu mibereho mishya, mu buzima bushyashya, ubuzima burimo kuva mu mwijima w'ibyaha, ubuzima burimo kuva mu mwijima w'uburwayi, mu gicucu cy'urupfu. 2022 Imana nigukize mu izina rya Yesu Kristo. Imana nigukize kanseri, Imana nikurindire inda utwite, n'isoro ziri mu nda turazisengeye. 2022 habeho uburinzi bw'Imana, habeho ubutabazi bw'Imana. 2022 Imana niturindire igihugu ibiza n'ibyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Ibi byumweru biri tugiye kwinjiramo by'amasengesho, muri iyi minsi yo gusenga turaba dusenga Imana kugira ngo muri 2022 Imana nyir'ijuru n'isi itugirire neza. Uwo dusaba tumufitiye icyizere. Iyo tubwira ni Data wa twese, turayibwira nk'abana, turayibwira nk'abana yabyaye. Ntabwo twabyawe n'amaraso, ntitwabyawe n'ubushake bw'umubiri, twabyawe n'Imana, turabana b'Imana. Mureke dufatanye dusabe kugira ngo Imana nyir'ijuru n'isi ibane natwe muri 2022. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mureke dusenge Imana, twinginge Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwaka 2022 tugiye gutangira. Mu izina rya Yesu, mwakire neza ijambo ry'Imana, mwakire umucyo w'Imana, mwakire guhinduka, mwakire ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka mu izina rya Yesu, amen. Ndagushimiye Uwiteka, habwa icyubahiro. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Se umwami wacu Yesu Kristo, igihome kirekire kigira abakiranutsi. Data wa twese uhoraho, mubyeyi mwiza, umva gusenga. Twinjiye mu mwaka 2022, turakwinginze kugira ngo utegure imitego yose y'umwanzi. Dusengeye iki gihugu kugira ngo kirinde ibyorezo, kirinde ibiza, kirinde amakuba, kirinde ikirukanemo akarengane mu izina rya Yesu. Ruswa katika jina la Yesu Kristo, ducyashya imbaraga z'umubi, imbaraga z'umwanzi Satani ziheza abantu mu mwijima. Muri umwaka 2022 turasenze ngo umucyo w'Imana umurike ahari umwijima haba umucyo. Ibyakorwa mu mwijima bitangazwe ku karubanda. Turinde abanzi b'igihugu mu izina rya Yesu, turinde umutekano mu itorero, ucema akarengane mu izina rya Yesu Kristo. Abantu banganya amahirwe, abantu bahwanyije imibereho, banganya imibereho mu izina rya Yesu Kristo. Abakozi bagubwe neza mu izina rya Yesu. Nciye akarengane muri 2022. Reka abantu bose bahuriye ku meza yawe mwami banganya amahirwe kubw'icyubahiro cyawe, banganya ibyo bakura imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana isumba byose uri mu ijuru, 2022 habemo impinduka ziganisha ku bushake bwawe, impinduka ziganisha ku migambi yawe kugira ngo isohozwe. Habemo abahanuzi bavuga ubuhanuzi bw'ukuri, abahanuzi bazima. Haleluya. Kuko nibo bashobora kuzana ubuzima mu itorero. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe mu itorero, habe ubyutse mu mitima. 2022 habe bidasanzwe mu mitima y'abantu, habe gukunda Imana. 2022 ukize indwara, ukize kanseri, ukize indwara zananiranye mu izina rya Yesu Kristo. 2022 duha amazu yo kubamo. 2022 minerivare ziboneke. 2022 utanga akazi. 2022 utanga abatware beza n'abafasha beza mu izina rya Yesu Kristo. 2022 Imana wiheshe icyubahiro ku babyeyi dusengera bakira abana mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo 2022 ukora ibikomeye, ukora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data dusengana, wakire igitangaza cyawe mu mwaka 2022. Wizere ijambo ry'Uwiteka. Turi abana b'Imana kandi icyo dusaba cyose tugihabwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kugubwa neza, ndetse no gukomezanya natwe muri ibyumweru bibiri byo gusenga, muri iki gice cyo gusengera umwaka 2022. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze kubana natwe iminsi yose aho turi hose. Tugendere mu mucyo, tube mu mucyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga. Share, like, comments. Ushaka kutuganiza, ushaka kutumenyesha, waduhamagara kuri za nimero twababwiye, kandi twizeye tudashidikanya ko Imana nyir'ijuru n'isi izakora ibikomeye. Icyifuzo cyawe turacyakira, tugisengera Imana buri munsi amanywa n'ijoro, ko kwiza kw'Imana
kuri kumwe natwe kandi twizeye ishobora byose kwizakora ibirenze ibyo dusaba mu izina rya Yesu, amen.